ngwamo nyamuneka mbabwira nimba kwifata byanze reba umuntu kandi nimba ari niyo sidutinya ukoresha agakingirizo. Nk'ubu nkanjye mu minsi yashize nigeze kujya kugagura Satana nshutse hari abakobwa twari tugiye gusura nge n'umupadiri tubana kuko mbana n'umupadiri. Hari abakobwa twari tugiye gusura nagenda ndakagura ubwo mpita ngakubita mu mufuka w'ishati ndenzaho n'ikote ngenda nabyimbye ndenzaho ikote kugira ngo padiri atakabona. Ubwo turagenda tugezeyo icyokere kiranyica ndibagirwa nkora mu rya kote agakingirizo kavamo gatakara hasi padiri arakabona. Yanyikubitiye urushyi arangije aranyitegereza arambwira ati wa mupfapfa kubera iki wazanye kamwe kandi turi babiri.